Nunywa icyo cyayi buri gitondo ibinure by'inda ibice cy'ibinyenyanza bizagenda byihuse kandi ni icyayi kiryoshye uzakunda wanasangira no mu muryango wawe wose kuko nta ngaruka kigira ku buzima. Nyemerera rero mbanze nguhe karibu ikaze kuri Yaduhire channel. Niba utarakora like rwose niyo nkunga umpaye kuri iki kiganiro ushyireho aka like, kandi n'ubuntu no gukanda kuri karaga kumwe gusa. Rero uhawe ikaze aho noneho tugiye kureba icyayi wakora buri gitondo ukagifata nka petit déjeuner cyangwa se breakfast buri gitondo. Icyayi cyiza kikagufasha kugabanya ibicece, ibinyenyanza, ibinure byose byo kunda. Reka tugende ntagutindiye. Nkuko mubizi rero umubyibuho wo kunda kugira ibicece, kugira ibinyenyanza ubigira kuko umubiri uba ufite ibintu byinshi annexe, ari byo ushobora kuba ufite glucose nyinshi, ufite isukari nyinshi mu mubiri, ufite hormone zabaye nyinshi, harimo hormone zitandukanye, harimo hormone za stress, ama hormone menshi yo mu mubiri, cyane cyane uri umugore n'igihe ama hormone ari yayo agenda ahinduka y'imyororokere nayo yabaye menshi cyangwa se yabaye makeya. Urumva ko kugira ngo ugire ibinure kunda ni ibintu byabaye byinshi mu mubiri wawe bitagombye kuba byinshi. Niba isukari ari nyinshi mu mubiri wawe, mbere na mbere iyo sukari nyinshi izagenda ibanze yibike kunda. Niba ufite umunaniro mwinshi, stress ari nyinshi, izageraho iyo stress yikoremo ibinure bijye kunda. Ariko rero tugomba gushaka umuti wo kugira ngo ibyo bigabanuke, aribwo nkuzaniye icyayi kizagufasha kugira ngo ibyo bintu byinshi mu mubiri bibashe gusohoka. Kandi nanone ikindi kintu cy'akarusho nanjye cyanshekeje nuko niyo ufite imyanda myinshi mu mubiri, n'urugero ufite imyanda myinshi igomba gusohoka ariko itarasohotse, nabwo rwose iyo myanda iragenda ikikoramo ibinure bikajya kunda. Ariko noneho reka turebe icyo cyayi cyagufasha kugira ngo ubashe kunanuka, ibicece byo kunda bibashe kugenda. Icyo cyayi uzagifata buri gitondo ukibyuka, nta kindi kintu urafata. Nimba unywa amazi buri gitondo, iyo ubyutse nkanjye nywa amazi mu gitondo, iyo mbyuka wabanza ukanywa ayo mazi noneho ugakurikizaho icyayi mbere mbega y'ibindi biryo bijya mu nda yawe. Icyo cyayi rero uzakenera cloves cyangwa se clou de girofle mu rurimi rw'igifaransa, noneho ukenere n'indimu. Uzabyuka mu gitondo ubize amazi, ushyiremo utuntu twa cloves, ikiko kimwe, akayiko ikiko kimwe cyangwa se ibiko bibiri bitewe n'abantu ushaka gukorera icyo cyayi. Ubireke bibire, noneho mu gihe wacaniriye biri kubira wazimije byabize neza bigishyushye, unagemo agace k'indimu. Wow! Icyo cyayi rero uzareka gihore cyangwa se ukinywe gishyushye. Nshuti yanjye ntuzashyiremo isukari kuko uzi ko ibinure byo kunda, no kugira ngo ibinure bijye kunda ari uko umubiri uba ufite isukari nyinshi. Icyo cyayi rero uzagerageza ukinywere aho ngaho nta sukari irimo kandi inda yawe irimo ubusa. Wambaza ngo icyo cyayi kizagufasha gute kugira ngo ibinure byo kunda bigabanuke? Icyo cyayi nugifata clou de girofle, ikintu ifasha kugira ngo ibiro byiyongere cyangwa se bigabanuke, izatuma wumva udashonje, udashaka kurya buri kanya, ushaka guhita wongeraho ikindi kintu, uzumva rwose uhaze nta kibazo uzagira, uzamara n'umwanya munini utongeye kurya. Kandi ikindi izagufasha kugira ngo imyanda isohoke mu mubiri. Indimu nayo ni nziza rwose, nayo izagufasha muri urwo rugendo. Icyo cyayi rero nubishobora buri gitondo
ujye ugikora ugiteke abe ari ryo funguro ryawe ufata. Nimba wanywaga icyayi kindi gisanzwe ugashyiramo amata ugashyiramo isukari gikoze, hoya ujye winywera icyo cyayi. Niba kandi mu gitondo hari ikindi kintu ufata umugati, ufata umureti, ufata icyo cyayi wakirenzaho. Ariko noneho bikaba akarusho nunywa icyo cyayi ntugire ikindi kintu urenzaho, akaba ariyo breakfast cyangwa se petit déjeuner yawe ya buri gitondo, bizaba akarusho kuko ibiro bizagenda vubaho. Ninde muntu ugiye kumfasha tugatangira iki cyayi, tukagitangira guhera ku wa mbere tukamara ukwezi aribyo dufata buri gitondo? Umuntu wumva rwose agiye kumfasha bimbwire muri comment dutangire, kuko nanjye ndatangira ejo mfata iki cyayi. Kandi ikindi wakora udatetse icyayi, wafata izo cloves ukazinika mu mazi nijoro, noneho ugafata akayiko ka apple cider vinegar ukavanga, ukajya ugenda unywa bisanzwe nk'unywa amazi. Nabyo bizagufasha utabikoze nk'icyayi, bizaterwa n'ikintu wumva wowe ushaka. Iyo bivanze na apple cider vinegar noneho birakora kurenzaho, kuko nka video zindi mwabonye akamaro ka apple cider vinegar ko nayo igabanya apeti, ituma isukari ijya ku murongo. Urumva ko nabyo nibiba ari bibiri bizagufasha birenzeho. Ubwo uzahitamo icyo wakora, ubundi courage rwose mu rugendo rwawe rwo kugabanya ibiro. Niba utarakora subscribe, ntibagiwe gukora subscribe. Uri uw'agaciro gakomeye, ukomeze kwita ku mubiri wawe, gukunda umubiri wawe. Nimba hari ikibazo ushaka kubaza cyangwa se igitekerezo, hejuru muri description ya Aduhire Channel hari email wabarizamo ikibazo, nihe video wifuza gukora ko twakora ubutaha, cyangwa se igitekerezo, icyifuzo, ikibazo, byose uhawe ikaze naho ubutaha. Bye bye.